njye nkibona link ya mbere ya channel yawe nahise mvuga ati kuki itari njye yahereyeho ubundi. Nk'umuproducer bita Element afite isi ye yubatse muri we, kuyikoreramo njye byarangoye, aricyo kintu cyatumye tudahuza. Gutinda kw'indirimbo, wasubiza ibihe inyuma nakuramo inkundo nagize. Niba bakivuga kuri Semuhungu ari mu kazi ke. Hari umuntu ntago ndamuvuga izina, ntangiye business yo gucuruza imyenda. Umuntu abona postinze imyenda, abaraje nambwe atumva ufite imyenda myiza, ngo reka nze ndebe imyenda. Atwara imyenda y'ibihumbi 300. Ntabwo yari yayarangizamo aracyanyishyura. Yashize imyaka ingahe yamakonzi ko ikintu kijyanye n'imyenda. Nyamara gukunda si ibyanjye, n'ibijya bimagaye njye ndananiwe si ibyanjye, nasanze bandusha ubwenge sifa. Dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose. Guhera muri 2022 nta yindi ni Single Connect. Jya muri Apple Store, injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect, ahanga ni kuri Apple Store, baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application, urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone, aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri hari double click kuri installation, ubundi ushyiramo Face ID yaba checking, ukwemera ku downloading. Nta mafaranga bisaba, nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura, ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload, ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect. Reka nongere nguha ikaze kuri DJ Didman Top D TV show. Aho ngaho rero ni ibiganiro byinshi cyane bigiye kujya mukurikirana nk'uko bisanzwe, ariko rero reka mwifurize kuba umeze neza, kandi niba utameze neza Allah subhanahu wa ta'ala na Yesu uraza kuba bagukurikirana buri buryo wamera neza cyane. Rero nawe umeze neza, reba nimba ntawe ukuri hafi utameze neza, byibura kugira ngo umufashe kuba yamera neza, ubundi ubuzima bukomeze. Reka mbasuhuze mwese rero mukomeza kutwereka ko mudukunda, mukomeza kugenda muduha ibitekerezo byanyu, ndetse mukadutera n'inkunga mu buryo butandukanye. Hari abari muri diaspora, hari abari mu Rwanda, hari abari Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, asirazuba n'uburengero bwaryo. Mukomeza kugenda mutwereka ko mukunze ibiganiro byacu. Reka namwe mbifurize gukomeza kumera neza cyane. Kuri kamera yanjye urimo kubonaho umusore wa boy cyangwa mwite Yamano, Worizagwira Floriye. Ubundi ko indirimbo ya mbere indirimbo yaje bikora vuga ati Worizagwira kugera Kigali ntabwo byari byoroshye. Reka mwikaze kuri DJ Didman of the. Urakoze cyane Didman. Amakuru kimana? Amakuru ni meza, ndashima Imana cyane, ndishimye cyane. Njyewe buriya ikintu cya mbere buriya nishimira no kubona umujene yagize igitekerezo, yakoze channel itambona nyine yuko ntangiye kugira abantu bo guha ubufasha mu buryo bwo kureba ibintu byabo, noneho tunaziranye, noneho ku muntu wa supportinze ibihangano byanjye biranshimisha cyane. Njye nkibona link ya mbere ya channel yawe nahise mvuga ati kuki itari njye yahereyeho ubundi. Kuki itari njye wahereyeho ikiganiro. Rero nishimiye kuba ndi hano Didman, kandi byanyabyo pe. Nanjye reka ngushimire kuba wemeye kuza mu kiganiro cyanjye ahangaha. Tukaba tugiye kuba rero tuganira byinshi cyane bitandukanye mu muziki, tunabirebera hamwe urugendo rwawe muri muzika. Ubundi Yamano Worizagwira Floriye umuntu amusobanura gute? Worizagwira Floriye urumva ni umusore w'imyaka 24, ni umusore w'umunyamuziki, umusore wavukiye mu Rwanda. Yego, ibyo byaba bihagije. Ni Worizagwira Floriye. None Yamano we? Yamano ni umujene ukomoka muri Worizagwira Floriye, we ari n'icyamamare. Yamano ni n'icyamamare kabisa. Ariko byo bamaze no kwamamara. Hari ikiganiro uretse kureba ejo bundi ndavuga ati umusore ko yarakaye yagenze bite? Kimeze gute icyo kiganiro? Ikiganiro uretse kureba arabanze umusore ko yarakariye kuri televiziyo noneho ntabwo mba narakaye, ahubwo mba nagerageje
kuvugira nyine kuvuga nyine ibindimo, gusangiza urugendo rwanjye rw'ibyo biri kumbaho mu muziki ku bakunzi banjye. So rero niyo mpamvu mba nagaragaye kuriya, ariko ntabwo mba narakaye. ntabwo uba warakaye. Yego. Okay, reka turebere hamwe ya mpano yakoze indirimbo Rizagwira ndetse nagaruka ku buzima bwawe. Abantu benshi cyane batari bazi ko buriya ari ubuzima bwawe cyangwa ari ibintu byawe, ariko nanone by'umwihariko ku bihangano byawe ukunda kugaruka ku buzima. Kubera iki wowe ukunda kuririmba ku buzima cyane? Ubuzima rero nicyo kintu nzi, kuko nibwo tubamo mu buzima bwa buri munsi. Gerageza kuririmba ku buzima kugira ngo mfashe nyine abari kuba mu buzima. Ibibazo yumva ko buriya abantu bagira ikibazo cyo kumva yuko ikibazo kiri kumubaho ari we wenyine kiri kubaho, kandi kiri kuba ku bantu benshi. Rero ngerageza kuririmba ku buzima kugira ngo umuntu uri kumva iyo ndirimbo imufashe kumva yuko atari we wenyine, n'umuhanzi bimubaho yumve ko nta ribi nyine, yumve ko ari ubuzima abubemo, bimufashe kuryoherwa n'ubuzima. Yego. Yumve ko ibyo bibazo arimo gucamo n'ubundi n'abandi bantu babicamo umunsi ku munsi. Ya mpano ni iyihe ndirimbo wigeze gukora ikagutacinga cyane, ikagukoraho cyane? Indirimbo bita Bucura, indirimbo bita Bucura, indirimbo bita Rizagwira, indirimbo bita Si ibyanjye, ubundi zose Nyine ndabizi ko n'ubundi zose zigaruka ku buzima bwo. None iyihe ndirimbo waririmbye ande nawe nyuma wayumva ukumva ni wowe? Uwo Rizagwira. Yeah. Waririmbye ari story y'ubuzima, ariko nanone nawe mu gihe warimo kuyumva after yo kuyikora? Njyewe n'ubu ngubu iyo ndi kuyumva mba ngira ngo n'undi muhanzi bameze nyine, ndayumva nkayumvamo ibindi bintu bishya ntayumvagamo, kandi ari njye wayanditse. Rero ni indirimbo ihora imbera nshya kuyumva, ni indirimbo intera imbaraga, ni indirimbo numva niba ncitse intege igahita isubizamo imbaraga, ikambwira ati igahita inanyibutsa ahahise hanjye, igahita imbwira ngo nta bintu bidashoboka, nta kure habaho, ahubwo ni ukurindira igihe, gutegereza igihe kandi ukanakibamo neza. Yego. Uri umuhanzi utari muto mu muziki kuri ino saha, uri umuhanzi umaze kugira ahantu agera. Mu rugendo rwawe rw'umuziki wahuye n'abaproducer benshi, wahuye n'abahanzi benshi, ni abahe bahanzi mushobora kuba mwarahuye ukabona murahuza hano mu muziki wo mu Rwanda? Ni abahe producer mwahuye ukabona murahuza? Abahanzi benshi turahuje, kuko njyewe ndimwe abahanzi benshi. Umuhanzi wa gospel twahura tugahuza, umuhanzi uririmba. Nashakaga nyine umbwire mu bo mwahuye ukavuga ati cyakoza uyu muhanzi uyu nguyu twarahuye, urumva mbona ni umuntu nyine uhuje nanjye, muri make ukavuga ijambo mukajyanirana. Umuntu bita Okama, umuntu bita Fireman, umuntu bita Bulldog, umuntu bita n'abaproducer, umuntu bita Logic, Compressor, Bobo Pro. Abo ni abantu mwagize gutya murahura, ewana tubona muranahuje kabisa. ubuzima buna nyine ni bwa buzima wisangamo nyine n'ubundi. Ndi kuvuga rimwe akumva kabiri, akabyumva neza cyane. Nawe ba producer cyangwa abahanzi mwahuye kuri ino saha ukaba uvuga ati sinzi n'icyatumye duhura? Ntabwo twari twahura bo. Wenda tuzahura, ariko ntabwo producer mwari mwahura ngo akugore, agendeye wenda kuri wowe, ku izina ryawe cyangwa ku bushobozi bwawe financially? baba bahari, ariko ndumva ntago nabavugaho, kubera yuko hari igihe wenda kino gihe tutari guhuza, ariko ejo bundi tukazahuza. Ariko baba bahari, ntago babura, ntago abantu bose mwahuza. Yego. Uri ukuvuga ngo uvuza abantu mwahuye nyine mugahuza, ukabona uravuga rimwe bakumva biri, none ntawabwira gatanu na rimwe saryumve? Nyine barahari, ariko kubatunga ugutoki. Umwe muri abo ngabo base none iyo mwazahuza none uzavuga ati none narabivuze? Ntabwo nshaka oya wivuga benshi, urayavuga umwe. Jewe sinzi niba nabyita ahubwo sinzi niba nabyita kudahuza, cyangwa ahubwo menya ntabwo twahuje igihe.
igihe menya yari arimo n'igihe nari ndimo ntago byahuye, ariko nk'umuproducer bita Element twarakoranye indirimbo zigera muri ebyiri. harya buriya ku Kibuye si hafi y'iwanyu mwana? Bihana urubibi. Ntago bafatanye. Arafatanye ni ku rubibi, ni ku mbibi. Rero ntabwo tuba twarahuje, ariko sinkeka ko wenda tuba twaranze guhuza imyumvire, menya tuba tutarahuje igihe runaka arimo nanjye n'igihe ndimo, ariko ejo hazaza ntawamenya ugasanga turahuje kurushaho, ariko niwe muntu nyine ufite ukuntu yumva ibintu bye kandi utahindura. Yego. Waruvuze ngo mwakoranye indirimbo ebyiri. Yego. Bakoranye indirimbo nyine ebyiri, Wari Zagwira na Hawaii, ariko nizera ko ibintu biri mu Imana, mushobora mwebwe kuba mutari guhuza, ariko Imana yo ikabakoresha mugakora ikintu cyiza kurushaho. Yego. Izo ni indirimbo mwakoranye ziranarangira zijya no hanze. None izo ndirimbo se zifite ikihe kibazo? Indirimbo twazumvise twumva ni na nziza, zifite ikihe kibazo? Nta kibazo kirimo, ariko ntabwo nshaka kumuvugaho cyane. Njye Element reka tumuhe igihe. Ndi kukubwira ngo hari igihe kano kanya umuntu muba mutari guhuza, noneho oya nyine njye icyo narimo gusobanukirwa, indirimbo mwari warazikoze zijya no hanze rwose, turanazenjoyinga pe. Urumva ikibazo cyajemo ni iki? Ikibazo cyajemo rero, afite isi ye yubatse muri we. Urumva iyo si rero yubatse muri we afite abantu bayigenderaho, urumva bayikoreramo, bayibamo ubuzima bwa buri munsi, banemera kuyikoreramo. Ariko ngiye kubera ko wenda ntabwo nganya agatuza n'abantu bari muri level imwe nawe, rero iyo level kuyikoreramo ngiye byarangoye. Nkeka ko aricyo kintu cyatumye tudahuza, gutinda kw'indirimbo, gukorwa mu buryo butari sawa, akayimpera igihe kitari icya nyacyo. Yego, turi kubyumva. Hari uburyo yagiraga gutya indirimbo zawe akazitindana, cyangwa ziriya ndirimbo zasohotse zaratinze koko? Ziba zatinze cyane ku buryo ki uba usanga, ni urugero, ngiye ndi gukorana indirimbo na Okama, umugero ngo waye Okama agasohora indirimbo 3, kandi iya mbere muri izo 3 twaratangiye kurikodingira rimwe, cyangwa yaranasanze nararangije kurikodinga, agasohora indirimbo 3 ngewe ya indi itarasohoka. Asuri kubyumva. Rero uwo muvuduko nuko kugutinzanya ibihangano byawe bikakwicira uburyo nyine, bikanakwicira gahunda, bikakwicira ugasanga usohoye indirimbo mu gihe kitari icya nyacyo, mu gihe udafite izo mbaraga, kuko gusohora indirimbo biba bisanga uba ufite imbaraga runaka uhagaze za promotion, wenda bakayiguha nama buryo bwa promotion ufite, kandi wowe mu buryo ki wowe wari warabiteguyemo, icyo gihe aza kuyiguha wari ufite uburyo bwo gukora promotion, agatuma indirimbo wenda itagera aho igomba kugera kubera ko yayiguhaye mu gihe cye, pana mu gihe cyawe. Yego, nibyo. Ubu ni ukuvuga ngo indirimbo Hawaii, indirimbo Wari Zagwira, ni indirimbo zaje zitinze kandi bitari ngombwa, kubera ko ni indirimbo ni projet zari zaratangiwe kera. Nicyo kibazo kigeze kubaho, ariko ako kantu abaproducer barakagera, ako kantu abaproducer bakunda kugakora, uretse n'abaproducer b'amajwi n'ab'amashusho. Njyewe urumva amashusho rero ntabwo yigeze angora, kubera ko abamuproducer amashusho twarazanye nyine we yabimeraga igihe, kuko ni umuntu wari umushuti wanjye, twabanaga mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo nigeze ngira ikibazo cy'amashusho, kandi n'ikibazo n'amaproducer nahuye nabo bankoze ibyo bintu n'uwo ngo ni Element gusa, kandi Element nakubwiye ngo Element ari ku yindi level itandukanye na level ndiho. Ariko nabo bajyanye amafaranga, none se ndirimbo bazikoraga ku buntu? Yego, najyanaga amafaranga, nicyo kibazo nyine cyabayemo. Rero kujyana amafaranga ugasanga umuntu ntago ari kugukorera ibintu ushaka, ugasanga
ari kukwicira nyine igihe. Nabisobanuye ariko cyane pe. ibyo wabisobanuye rero ni wenda ariko kantu nshaka kugira ngo naragarukeho cyane ku bantu baba bumva ko hari isi bubatse wa mugani kandi iyo si ari muri business. None se ubwo ngubwo tuvuye ko Yamana bamutindije gutya muri aka kanya, Yamana agize izina nawe rirerire cyane kuruta ryo mu producer bakoranaga bamutinzaga, byo byagenda gute? Byo kuntu nteye nubaha kariyeri y'umuntu, nubaha noneho n'amafaranga, nkubaha n'igihe, nzi n'uburyo amafaranga avuna. Gufata ibihumbi miliyoni ukayihereza umuntu muri iki gihugu cy'u Rwanda, noneho utari kuyashora mu bindi bintu, uri kuyashora mu muziki, ayo mafaranga umuntu akayafata akayatwika, uwo muntu ntabwo aba ari inshuti yawe, nta nubwo uwo muntu aba akwifuriza ikintu cyiza pe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo muntu aba agusubije inyuma nk'umwaka. No muri business z'ahandi hose umuntu aguhombeje miliyoni aba agutwitse bya nyabyo. Rero nkeka ko nta bumuntu baba burimo muri ibyo bintu. Yego. Aho ngaho ukeka ko nta bumuntu baba burimo, usibye ko n'ubundi si ugukeka ahubwo niko bimeze, nta bumuntu baba burimo. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu afashe amafaranga yawe akayafungirana mu kabati, wakaba yakoresha business uyu munsi, tuvuge amatunda arimo kurangura 800, wayarangura 800 ukagurisha 3000. urumva umuntu agafungirana amafaranga yawe akazayafungura amatunda n'ubundi noneho yarangura 500 n'ubundi ukayagurisha 3000. Ibyo urumva ko uwo muntu abagutwitse. Ubwo rero ku bantu bakuba producer bameze gutya bihirya kara, abantu batinda na projet z'abantu babihindure, kubera yuko umuziki ni ugukora, ni ugukura ibintu mu bubiko tugakora tukabishyira hanze tugashaka uburyo tubaho. We aba afite ukuntu ayo mafaranga yayinjije ariko yakoresha ibindi, ariko umuntu wayamuhaye we nta kintu aba afite cyo kuba ari gukora, kuko ayo mafaranga yo wamaze kuyafata uri kuyakoresha ibintu byawe. So no mu zindi business bajye bihangana, amafaranga bayubahe, kuko amafaranga nkeka ko ubushuti bushingiye ku mafaranga, bushingiye kunoza akazi, bushingiye kubaha akazi k'umuntu, bishingiye guha agaciro k'umuntu, ubwo bushuti buraramba kurenza bwa bushuti bwuzuye kubeshyanya, guferana. Ariko ubushuti bushingiye ku mafaranga no kubaha akazi k'umuntu no guha agaciro umuntu akwiye, mu by'ukuri ubwo bushuti bugera kure, bunazana amafaranga. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Yego. Rero babihindure, ntabwo aba ari byiza, no kudindiza abandi bantu, no kuryamira undi muntu, no kujya guhagarara mu nzira y'undi muntu. Arega aho kayisenya. Nicyo bajya bavuga ngo Illuminati. Cyangwa ugatema ikiraro. Nicyo bita Illuminati. Illuminati nikivuga ngo sujya twumva amakondisiyo za Illuminati, ubundi nk'uwo mugwe baramwica. Umuntu uhagarariye mu nzira, umuntu uhagaze mu nzira yawe bahita bamurasa, kuko aba yajabye yabuze ahagarara. Ubu rero bahita bamukura mu nzira. Nta mikino upfa kuba uhagaze mu nzira y'undi uri kumubangamira. Bo baba barashyizeho na kondisiyo, diru yica bahita bakurasa. Siri kubyumva? Abananiye kuraswa turimo turabona barimo barafunga imyaka 20 ingahe bashaje. Yego. Nuko biba bimeze iyo uhagaze mu nzira y'undi muntu uri ubutandaraje. Ubu nta hantu ufite uhagaze. Turagarutse no kuri ako kantu ka Illuminati, hari ibintu urabona ni abantu nta mazina akomeye mu muziki, byatangire kuri R Kelly, ubu ngubu na PDD bamutayemo. Ibi bintu biri mu muziki wenda tuvuga ko birimo kugaragara mu muziki w'Abanyamerika, wowe bibona gute? Hano mu Rwanda hari uburyo, hari ikintu waba ubiziho, hari geste cyangwa bino birego barimo kugenda baregwa hano mu Rwanda, hari ikintu cy'ubyumva? Mu Rwanda bazanye biriya birego babamara benshi, kuko byabagonga bose, wasanga bakora udukosa twa hato na hato batanazi ko ari amakosa. Kandi ikindi kose bura warya umwana mutoya ukabuze ko atari amakosa, ushobora no kuba utamurya ariko ukarya n'umuntu mukuru ukamubwira nabi, ukamwitwaraho byafo, ukamwitwaraho ukoresheje izina ryawe. Ibyo byose babikurega kandi byagenda bigufata. Hari ibimenyetso byagaragara kandi ugasanga koko ibyo bintu uri kubikora. Rero nkeka ko
ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, ikinyoma gifite amafaranga kigera kure. Wanasanga bino bintu bya pidida ari ukutubeshya, ahubwo ari ikinyoma gihetse amafaranga. Wakemera n'iyo gereza akayijyamo, ariko ari amavuta basanze ngo ibihumbi mu cyumba cye, ari ukugira ngo byamamazwe nabo batinganyi babikoreshe, kuko bamaze kwereka akamaro k'ayo mavuta, icyo ayo mavuta amaze. Ayo mavuta bayakoresha bagira ute, barya abantu bahuje ibitsina baryamana. Iyo ni promosiyo yamaze gukwirakwira isi. Icyo kintu akanagera muri gereza, akakigiriramo muri gereza, ariko kugira ngo iyo bizinesi igere kure, ifata isi yose. Rero ikinyoma gifite amafaranga nta muntu gihinduka ukuri, ntago wagicika. yego, ntawamenya Illuminati nyine ya Illuminati. Ikinyoma cyubatswe neza kiruta ukuri. Yego, kirimo noneho n'amafaranga, umva gihinduka ukuri. Uri ukuvuga ngo bari abakoboyi wasaba barimo barababeshyira se? Wabona ko nabonye Diamond ava mu ndege, nkabona Burna Boy reka nkubwire buriya, wabona abasani bahura n'ibibazo byinshi, wabona ariya nambaye inkweto itamukwiriye iri kumurya, cyangwa rero rweka agakanzu mani, wabona bite n'ikindi kibazo, niyo rwaka kanzu kugenda unyunya mani, ugenda wumva ushobora kuri, wabona arananiwe, wabona inkweto iramurya, wabona yarafite utundi kuntu turi kumubangamira atanakoze ibyo bintu. Diamond uri hasi wafashe kariya kavido abishakara, Diamond ashaka guhita avuga ati uyu musenzi nta kibazo reka mutwikireho, none kamfata akavido wumva mu ndege kameze gutya, none umuvuge ko ari ibya kera. Nakubwiye ngo ikinyoma gifite amafaranga kiba kirenze, kuko ntiwamenya ko ari ikinyoma. Rero ibintu by'ibinyoma ku isi, naje gusanga isi imaze kuyoborwa n'ikinyoma. Rero ibintu byose ni ukubanza umuntu akabitekerezaho. Ibintu bitakubereyeho byabereye ku wundi muntu ntabwo wabigira 100%, kuko wabona ari ikinyoma cyambaye ubusa, ukanabizira kubivuga we. So rero ntitubitindeho nyine, ariko wanyibwiriye ngo mu Rwanda baramutse bacishijemo akantu k'akajisho bakareba neza, bagasuzuma ngo bose bashiramo, kandi bahora mu makosa. Icya mbere cyo duhere mu muziki, ntabwo bawukora biri professional, sibyo? Wajya usanga umuhanzi nta contract afite, ariko ngo aba muri rebo, ariko kumva babijyana mu mategeko. Icya mbere cy'ibyo byo babiguhanira, harimo amakosa menshi. wowe muri rebo? Njyewe nayihozemo, ariko ubu ngubu nta rebo mfite. Ubu ngubu nta rebo ufite, none ko tucyona ibihangano bya bisohoka nyine hariho rogo ya rebo. No, hari ibyo ndi gusohora twakoranye, imikoranire itararangira. Ibyo rero niba bihari ngomba gushyiramo, ngiye nubwo atanabinsaba, ngiye ngomba gushyiramo icyo kirangantego, kuko harimo share ye. Yego, njyewe ngomba gushyiramo maka ye, watamaka yewe, yego, kugira ngo ko nyine n'ubundi yashoyemo. Yego. So ubu ngubu se ni ibihangano bingana iki bisigaye watangiriye muri rebo, bisigaye bitari byasohoka, cyangwa ibya bizatangira gusohoka ryari? Ukuntu je nkorana na rebo yanjye ni famille. Uracyakorana? Yego, ni famille. Ari ukuntu nshobora kumumvisha nk'indirimbo, mubwira ati indirimbo urayumva gute, ahita ambwira ati indirimbo ngenda ndayikunda, reka nyigukorere video yisohora, kumva indi nawe ukayikunda, kama support yo kuyikorera video, undi nawe akayikunda, kama support yo kuyikorera video. Nubwo buryo rero dukoranamo. Kuri ubu ngubu nyine ni ugukorana bya kivandimwe, like famille, ntago hakirimo just byo kuvuga ngo hari amasezerano na rebo. Ubu ngubu ni ikivandimwe, ni nk'uko nyine no gukorana. Mbere byari itegeko, ariko ubu ngubu ntabwo ari itegeko. Aha, Yaman, ubonye umuntu ukubwira uti rero Yaman ngenda ashaka gusinyisha, condition yawe ya mbere tegibura muri contrat ni iyi? Gukora imiziki, gusohora imiziki, gomba kuba ari cyo kintu cya mbere, kandi myiza kandi myinshi. Imiziki ngahe mu mwaka umuntu avuze ati ngenda ashaka gufata Yaman umusinyishe contract?
uvuze ko gukora imiziki aricyo kintu cya mbere, nko mu mwaka wazajya gukora nk'indirimbo zingana? byibura nk'indirimbo 5 mu mwaka. yego zo zirangiye zifite n'amashusho? yego. ubu ngubu kongera akiyongeraho nk'izindi 3 zasohotse mu buryo ki bwacu nyine twabitekerejeho za audio. Urumva dukeneye gukora cyane kugira ngo n'izo platform zizamuke, uburyo ubundi ibyiza nuko indirimbo zaba ari 5 ku mwaka, noneho ubundi buryo ni uburyo twajya wenda izo 3 wenda zishobora kuza ariko ari nk'inyongera, ariko byibura indirimbo 5 ntizibure mu mwaka. Kuri ubu ngubu mu mwaka ushobora gusohora indirimbo zingahe gutyo urimo kwifasha? 6 nka 7 mu mwaka. urazisohora? ndazisohora. none management urayisabye 5 ese ko numva usubira inyuma uvuga ni ugumye kwikorana, sibyo byaba ari sawa? ntago naba nsubira inyuma kubera ko hari izindi mbaraga mba ntafite buriya, buriya nsohora nyinshi kugira ngo zikavaringe aho za mbaraga ntafite zitari, nkakora cyane kugira ngo nkavaringe za mbaraga, ariko hari imbaraga mbasabwa ku buryo no mu mwaka najya nsohoramo indirimbo 3 kandi zikangirira umumaro. Siri kubyumva? Aho ngaho ndabyumva neza cyane. Ubu ni ukuvuga ngo hari mu ndirimbo usohora hari utuntu tuburamo, utwo tuntu turamutse tubonetse management niyo yadushyiramo. Aho ngaho birumvikana neza cyane. Ubwo rero abantu barimo kutureba, abantu bareba ya mpano kuri kamera ya Diddyman, nizere ko murimo kureba neza ndetse munumva icyifuzo cy'umusaza. Ubishoboye naza ashora amafaranga, nta kintu kiryoha nko gushora mu mukozi. Ikibazo ni ugushora ahantu ubona badashaka gukora. Yaman, umuziki umazemo igihe ndetse ufitemo inshuti nyinshi cyane, ufitemo abavandimwe, wamaze kubakamo famiye. Umuryango wawe uwusanisha gute na famiye umaze kubaka muri rubanda? Umuryango wanjye rero w'amaraso yanjye nkomokamo ni ikindi gice, ntabwo njya mbegereza kino gice kuko kino gice kiranduye cyane bya danje. Ntabwo mba nshaka ngo famiye yangize kwisiga babasiga iryo bara. Mba nifuza yuko najya mva muri no famiye nkajya muri famiye nkomokamo, nkagira indi mitekerereze, nkagira izindi nshuti, nkagira ibindi biganiro, ibintu bikarushaho kuba byiza. Kuvuga ngo uba wifuza umuryango mushyashya ndetse uwawe n'ubundi urahari wuzuza inshingano zawo. Yego. Yama, mbese ku myaka ya 24 ni iki kintu wumva ko umaze gukora utakongera gukora? nakongera gukora ikintu utakongera gukora, ikintu mu myaka ya 24 wakoze ubu ngubu wumva ko utakongera bitewe n'uko umaze kubaho. turanikira iki kibazo nigeze kukibaza umuntu namwe ntabwo azongera gutereta, bageze kuri level yuko abantu bamutereta. nanjye naho ngo nari nerekeje, ariko numvije cyakoze ntabwo wasubiza ibihe inyuma nakuramo inkundo nagize. abantu nyine nahuye nabo mu nkundo nabikuramo pe, gukunda n'ukunda ugasiba. ubu nuko umuntu aguzajya gukundana se? nzakundana mu bintu none se ubu ntabwo ukundana? wapi, nta mukunzi ufite? wapi, ntabwo ari ibyanjye. uherutse kugira gutyo uriyogoshesha umusatsi umaraho, ubwanwa umaraho, wari ugiye gusohora indirimbo, ujya kubona mbona kuri Twitter abantu batangiye bati kandi kaya mpano nagatinganye. none dore nawe urimo kwivugira ngo nta rukundo urimo. njyewe ntabwo ndi umutinganye, kandi sinjya nanabitekereza ibyo bintu pe, kwisanga ndiwe. kandi nta nubwo mbanga barabagira neza, ntabwo mbanga pe. N'abantu bafite ukuntu batekereza, bafite banaguha. Njye nkunda umuntu ubi mu kintu ugifitiye impamvu. buri muntu niba ari mu kintu akaguha ubusobanuro bwacyo n'impamvu yacyo, urinde so kumurwanya. rero ntabwo ndiwe kandi ntabwo ndi umwanzi wabo. Yego, babyumve banabimenye ko utari we,
utari n'umwanzi wa. Aha, none babikwita buriya cyagiye wumvaga bimeze bitewe ubona abantu bapostinga amafoto yawe babivuga. Ye nkundi iyo umuntu ari kumbeshyira mba mbona nyine koko nabikoze ibyo nashakaga. Iyo mbonye umuntu ari gutekereza nabi uko nari ndavuga ati gatandatu yakugezemo ikubemo. None se kubera iki ukunda abantu bakubeshyira nkaho bakuvuze ukuri se bakumenya ukuri kwawe ntabwo ujya gutanga nanjye ntakuzi ubu ntabwo uzi niba utari umutinganyi cyangwa uri kandi ndi kubasobanurira ko nari umutinganyi. uko kuri wo kuzi gute none se ubwira ko utazi ukuri? mu myaka 2 ishize ntabwo nari nzi ko nzasohora amafoto mfite igiparango banyita umutinganyi, sibyo? Urumva nta kuri nzi ku buzima bwanjye. Baye nkuzi najya nisegura ababwira ati rero mu mwaka uzaza nzakora kino kintu ntabwo nzaba ndi icyo mwatekereje, ariko ati simuzatekereza ko ngende ndi umutinganyi bako nzabikora kubw'imoko icyo gihe nzabikora. Rero nta kuri nzi ku buzima bwanjye, ni nayo mpamvu batakwiye kumenya aho ukuri. Ibyo batekereje nabyo bizabahindukana kuko bazambonaho ibindi bavuge ngo uziko kagahunga katari agatinganya ahubwo ari iki ngiki, nacyo kibahindukana nkuko nanjye ndi kwihinduka. Ariko ibikubaho uyu munsi nibyo bituma utegura iby'ejo. Njyewe nta hantu hamwe bakivuga ko uri umutinganyi wese upanga gahunda yo kurya utwana uvuga ati none kazajya umwana mbemeze ko nari umutinganyi. Njyewe ukuntu nteye ndakunda, sibyo? Ngira urukundo kandi njye nikundira nyine abantu tudahuje igitsina. Kandi nakubwiye yuko n'abari abantu tudahuje igitsina ntago mbanga, ni abantu twasangira, ni abantu twakorana umushinga runaka, ni abantu nasapotinga, ni n'abantu basapotinga nkemera inkunga yabo. Rero ntago njya mbafata nk'ikibazo muri rubanda. Reba nk'ubushize mu minsi yashize Gasogi ikina na Rayon Sport, se muhungu bari bamushyize muri stade aramanso aribyinira rwose w'abandi nta kibazo yifitiye. Abantu none nyuma batangira kumutera amabuye ngo si byakabaye, ngo bakabaye batatinjira muri stade, ngo bakabaye bamuheza hanze, ngo biriya ni ibiki baje gukora. Biriya bintu wowe bibonye wese wabivugaga yararimo ko batamuhejeje. Oya, icyo yarari cyo cyose ko yarari muri iyo stade ko batamuhejeje hanze. Kuki se uko yatashye akaba ari wavugaho ntanavuge ku bakinnyi bakinnye, akumva ko Semuhungu ari we baraza kuvuga? Nuko ubwo abantu bita ku bintu bitabareba. Twumva icyo bari bagiye kureba match, ntabwo bagiye kureba Semuhungu. Icyo nicyo bakabaye mu mutwe barashyize imbere kurenza ubwo Semuhungu. Niba bakivuga kuri Semuhungu ari mu kazi ke kandi ubwo nicyo yanashakaga, mwakimukoreye urumva araza kubabara se? Wamukoreye ikintu we yashakaga. Semuhungu n'uri yashaka kuvuga. Yego, yanashakaga kumubona muri iyo sura washakaga. Ariko nanone kujya muri stade ukabyina shaho hari uri imbere y'abantu benshi, nanjye hari ababimaye nabibyina imbere y'abantu bangana kuriya muri stade. Nyine nibyo ashoboye, aba yaririmba ariko baririmbira. Ariko niba Semuhungu ashoboye kubyina yarabikoze nk'uko abandi nabo bari bashoboye gutera umupira, abandi nabo bagashobora gufana, abandi nabo bagashobora kujyana ubwo butiku bakamuvuga. Rero njye ikintu numva abantu bakagize umuco wo kumvana, sibyo? Buriya wumvishije umuntu pe, abantu banga gutegana amatwi. Buriya Semuhungu icyambere cyo Semuhungu nta Imana iba itamushaka yamurimbura kuko imufiteho ubushobozi, sibyo? Semuhungu ajya kumva yaryamye yapfuye, ariko kuba kiriho nuko ari mu kazi ke yahamagariwe gukora. Nikarangira azahinduka bundi tutazi, cyangwa se Imana imukuremo ubugingo imutahane nk'ikiremwa yaremye. Sinzi impamvu rero abantu bita kuri ibyo bintu. Wowe uri gushaka kujya kota umwijima w'undi muntu, nawe ufite umwijima mu rumuri rwawe, wabanje ugakura umwijima uri mu rumuri rwawe. Ugafata urumuri rwawe ukabanza ukarusukura neza rukabura urumuri. Ukareka kota umwijima w'abandi. Sirwo byumva? Aho ngaho ndabyumvise noneho. Ako burangiye njya ntekereza nka Semuhungu bucye akaba nka pasiteri. Byashoboka. Sibajya none se reka nkubwire. Kandi koko ahora yicaranye Bibiliya. Reka nkubwire. Imana ijya gukoresha umuntu yacishije mu ikosa. Sibyo? Semuhungu ari mu ikosa. Wenda simbyita ikosa simbizi. Ariko akunda gusoma Bibiliya. Urabashaka kubyuka ejo akahita bati genda pasiteri Semuhungu. Kandi yaba afite ubuhamya, agukubita ubuhamya akanakwereka ibimenyetso.
sibyo akavuga ati njye nari uyu nasa gutya nari imeze utya nari ndi mu buzima Imana ingirira neza impindura utya akabikwereka sibyo rero Imana igiye kuguhindura kugira ngo unahindure abandi gucisha mu bindi bintu kuva ngo ngewe ngo naryaga ibyana nkongera hirindi ibyo byana byaramaniga rero ntawamenya uko ntawamenya icyo biba bihatse ariko nyine umuntu wese tumwakira uko ari twumva ni wa mugani umuntu agiye yumva mugenzi wiwe reka umuntu ntaha agaciro n'umuntu ntashyigikira ni umuntu wambura undi ku kijyanye n'amafaranga icyo mbaye ndi n'umuyobozi nta muntu ukurimo amafaranga ngo tumwishyuze ye nawe yandimo kuko nta nubwo nakwemera ko njya mideni kuko nicyo kintu cyaduteranye rero amafaranga murayapfa twayapfa ntabwo umuntu ukinisha amafaranga uzi ko ariyo ayoboye isi ukaza uyakinisha hari umuntu ufite amafaranga waze kunyishyura mwishyuza yarabyanze mwishyuza akandya sini ntabwo azi ko impamvu atabona ndaruka afitemo umwenda wazamukoraho operasiyo wazaza nkicara aho ngaho ngamukoraho operasiyo iyo ufitiye umuntu idene ntamugeze muri sitari ntacyo nzakora iyo ufitiye umuntu idene umeze nk'umuntu wujuje ikintu bari gushyiramo amafaranga bajya baza Imana ajya kuguha umugisha akabona umugisha uracyuzuye uracyarimo amadene rero bisaba ko wishyura kugira ngo ubone ahantu bashyira umugisha ngo amadeni apfukirana umugisha kandi uzareba ideni ntabwo ryananira umuntu kuryishyura ahubwo ni ubwende umuntu usaba ideni akarihabwa uri kumva ntabwo byamunanira ahubwo nyine ni ukunangira umutima akumva ntabwo ashaka kuyatanga yego niyo sekibi imuzengurukamo nuko banyambuye nuko nguko banyambuye aho ndabyumva nagukarabije ubwo nabyumvise ababisha kandi kuko bafite amafaranga ntago asiba gupostinga amayoga umva yanasohotse njyewe mu buzima hari umuntu ntago ndamuvuga izina nari ntangiye business yo gucuruza imyenda umuntu abona postinze imyenda pe nari nabitangiye pe abaraje namubwira ati umva ufite imyenda myiza ngo reka nze ndebe imyenda atwara imyenda y'300 bitewe n'ukuntu namubonaga numvaga umuntu ataraza kumfatiraho izo furinga nyambure ubwo ngiye yamaga impamvu ituma mukopa ariko mbakambwira ati ngiye kadi yanjye iriho amafaranga kandi ndabona ntabwo kakirwa tujya no mu mujyi zino saha reka ejo ndaca mu mujyi ngiye ku kazi ndahita nyakoherereza ni izina ry'Imana yahise ansubiza inyuma nyine yaraje arangura ibyo naranguye byose arabijyana arananyambura ko mbyagiye umuntu se abi Kigali cyangwa abi Kigali ubumenye yaranagiye no kuba hanze ntabwo yerutse kumubona nyine naramwihoreye 300 yari yajyanye cyangwa araguhaye nyuma ariko nyine yaguha ntacyo kumarira na umva yarayamaye ariko ntayo yampaye uburyo yayamayemo biragatsindwa nayo yamaga 50,000 agacaho amezi 3 akama 20 agaca handi akama 10 yayamaye mu buryo buri shiti cyane ku buryo kimvuga ko bakindi midene nyine kandi yarakwishyuye yose yararangije ntabwo yari yayarangiza aracyanyishyura yashize imyaka ingahe yamakonzi ko ikintu kijyanye n'imyenda inyuma ya covid gatoya ushaka kwikure mu buzima kabisa abarabinkoza ariko buriya nawe nyine asigaye aba hanze muri Uganda ntabwo haba ari nka Canada ku buryo yaba atarakwishyura abantu bagiye nsigaye aba gusa nigeze kubona nyandikira kuri Instagram anyaka nimero kandi ngiye ntabwo nkunda guhatiriza umuntu ku bijyanye n'icyo kintu ubundi midene kugeza kuri ya level uzantabara ari igihe umuntu aba kuri midene nanone ngiye ukuntu ntekereza akaba akubikiye amafaranga mu gihe ko kuzahura na cya kibazo cy'amafaranga akayazanira igihe yakenereyemo pe abantu wamubwira ati mfite ibibazo none akahita abyumva rero ntabwo njya nkunda guhatiriza umuntu kunyishyura ariko nyine urumva aba yaransubije inyuma aba yaranabangamiye intego yatwaye iyo myenda urangije kurangura biranga kugira gukora nyine aka business irapfa yitipfa ese imyenda yari yarajyanye he nawe yarayigurishije yarayambaye urumva yaraye kuyigurira
umuryango yaguriye umugabo we, agurira umuntu ni umugore. yego, agurira nawe, anagurira n'umwana we na musaza wiwe. Urumva yarayijyanye Iduka ryose aratwara aritwara. nyine, ariko naramwihoreye. Naje gusanga nyine afite abandi bantu imyenda myinshi. Najyaga ahantu twaganira twabivugaho, nkumva nawe ati kanaka ashaka kuntwara imyenda, nkumva nawe imyenda barimo ni myinshi, numva nyine sinjye njyenyine n'urwa bose. ukumva si urwaye si urwuma. Yego. Ewe muntu wambaye ya mpano mwambura abantu batamburika. Mwambura abantu batamburika rwose. Ubu koko wamwishyuye ko tw'ikiganiro ushobora kukibona, umwishyure tu no guhumuriza umutima wanjye kuko yarambangamiye pe. Okay, ya mano, muri iyi minsi umuziki urakomeje, indirimbo zirimo zirasohoka. Ejo bundi nibwo ugeze gutya uririzinga indirimbo bita si ibyanjye. Indirimbo yanavugishije benshi, indirimbo isigaye hano hanze irimo kubikora. Wagarukaga ku kintu cyitwa urukundo. Yego. Uvuga uburyo umukapo urumva hakujyana mu bintu by'urukundo bikanakubabaza, akanabigutamo akagusiga kubabaje, kubera ko uri umukene. Yego. Abantu barakwambuye kandi banyambuye n'urukundo, bakwambuye n'amafaranga, none urimo kubizira urukundo rurimo kugenda rugucika. Urukundo rugucika kubera ko bakwambuye amafaranga, ugasanga abafite ikofero mo kujyana ibyana mwikundaniye. Iriya story yo ni ubuzima, yego se hari aho urena ntaho bihuriye, ariko nyine ni ubuzima bwa buri muntu wese. Gukunda se nkeka ko nta muntu buriya umuntu ajya kugira igihe cyo kuzana umugore yarahuye n'inkundo nyinshi, ntabwo yabura kuba yarababajwe, ntabwo yabura kandi nta nubwo waha agaciro umuntu buriya mugiye gukundana bwa kabiri utarababazwa ngo umenye agaciro k'urukundo rwo gukundwa no gukunda. Ese wamenye agaciro k'urukundo cyangwa ahubwo nyine wabijyamo utabirimo kugira ngo utazongera kubabara? Ubu ngubu ntabwo nahita mfata umwanzuro wo kubijyamo, ariko umunsi nabigiyemo nzaba namenye impamvu yabyo tu. Nzaba namenye impamvu yo kujya mu rukundo ya nyayo, uzaba wamenye igisobanuro cy'urukundo. Yego. So si ibyanjye igihe hanze, twongeye twitega indi ndirimbo ryawe. nta nubwo ari kera, ni vuba ngaha. Ntabwo navuga ngo ni ubu ngubu njye mbafite indirimbo zihari, ikintu kiba kibura ni kuziorganiza no kuzikorera amashusho nkahita nzisohora. So rero nicyo mba ndi kurwana nacyo. Nicyo urimo kurwana nacyo. Reka wenda dusoza yamana turirimbe ku ndirimbo si ibyanjye, ari naho tugiye gusoza. Suka atahoraga by my side, gusa yahoraga nzenguruka, ahora muri parties we n'imbobo zimunywesha danhiri, agahora yisomesha Bible akabipostinga, habe no gutegereza yahise agenda nta gutekereza. Bikurushaho kumukunda cyane, yamfashe ubwonko, rubanda bari barambwiye ko nzabigwamo, nyamara gukunda si ibyanjye, n'ibijya bimagaye njye ndananiwe, si ibyanjye, nasanze bandusha ubwenge, sifa we, wabonye izindi size uranyihorera, zwerare ukuntu wari keza utarananira. Yego. Yamana reka ngushimire kandi nagushimira kubw'umwanya wawe kuza kuri DJ Didimani TV. Allah subhanahu wa ta'ala na Yesu bakomeze bakurebe icyoroshye kandi bakomeze bakumeneremo imigisha myinshi cyane. Ni yamano urimo kumva ni DJ Didimani Top D. Reka nongere ngushimire kubwo kudutera inkunga ku biganiro byacu bigiye bitandukanye. Icyifuzo cyangwa igitekerezo, nimero yacu iri muri description hasi, ushobora kujya gutya ukayireba akaba waduha icyifuzo. Tunasoza yamano, hari ikintu wumva wabwira abakunzi bawe bari baduteveriza none? Ikintu nababwira ni uko mbashimira bya danje, banyeretse urukundo rudasanzwe, banyeretse ko bakunze impano yanjye kandi
ni byiza mana, aba ari byiza kugira abantu bakwereka ko bakunze ibintu byawe, bakomeze bagende babirebe babisharinge, nanjye ndahari ku bwabo kandi Asana reka nkubwire rero wowe uri aho ngaho nimba uri single, reka nkubwire ko ikintu kijyanye no kuba single ari ikintu ushobora gutera umushuti kabisa. Wowe fata telefone yawe niba ari Android cyangwa iPhone, reka nkubwire ngo downloading application ya Singles Connect and then wewe kuba ube wajya mu rukundo n'umuntu muhuriye kuri application hirya no hino ku isi hose, ushobora kugira gutya rero ukaba wakwibonera umukunzi wo mu diaspora muri Europe, Australia, Amerika, hose bariho, kandi ushobora kujya gutyo ukamacinga nyine n'uwo muhuje muri buri kimwe. Ciao ciao, bye bye, reka dukomezanye mu biganiro by'ubutaha.